ahatwa n'Imana ajye hanze akizanira ubizo dekorasiyo azikora mu yandi matorero ukumiriza ibi bihombo biba mu matorero bitaraba birambabaza iyo mbonye insengero zuzuye mu Rwanda z'abantu bavuye muri ADPR nziza zirutizi wacu mukodesha mwamakorari imwe mujugunya amafaranga kandi munakennye mukeneye ibindi bintu ntabyo mugira kandi mufite muri mwabatoza mukanga kubera ishyari mukanga kugira ngo atagumya ngo ngatazamuka ngo batakumukunda reba si umuririmbyi azamutse afite ijwi ryiza yego ko aje afite ijwi ryiza ku buryo yakwantona abantu bati wi oya yantonye rimwe abantu bose barasara uhita umwicaza urabati nkukubise hasi abati ntago crossover ye tuzayemera kubereye mpamvu ngo arumva ashaka kuza ngo aziko nshaka kuza president n'abaririmbyi bakwikundira kubera ukuntu bafasha uba supporting impande n'impande yabona cyagikundira nibyo bya bindi twahereyemo turimo tugenda duhuza kugira bavyumve neza abati iyi crossover neza bakajya amakwa kumva ibintu bihindutse hakaza amatora nazi uyu muntu bazamutora noneho ngombwa ko yanga nese nene nayiguze nayikuye Dubai ibihumbi byanjye magana ye reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni Emmanuel twishimire imbere ya kamera turi kumwe na Timamu ndetse na mama Lionel uyu munsi tugiye kubakira mwumve ko uyu munsi ari ibicika cyangwa se ni byiza twabateguriye twongeyemo akandi gafu duherutse gukora ikiganiro hano turavuga ngo nukongeramo agafu uyu munsi rero n'ubundi dutumiye umutumirwa kugira ngo twongeremo akandi gafu muraho neza mama Rene uraho wakwakira mikoro kanyakirira umutumirwa wacu uyu munsi noneho kadusengera Imana tugatangira ikiganiro murakoze cyane ku bantu badukurikiranye uyu munsi tubasabiye umugisha wowe dukurikiranye utameze neza Uwiteka guhe kumera neza dukurikiranye urwaye Uwiteka guhe gukira dukurikiranye warirukanwe ku kazi Uwiteka guha kandi udukurikiranye byagucanze ntibikongere kugucanga ubabaye tukwatuyeho kwishima turakwakiriye muri iki kiganiro kigiye kumara iminota ingana gutya kandi nakiriye umukozi w'Imana Timamu Jean Baptiste nongeye kugira amahirwe yo kwicarana n'umuntu ukomeye nta muntu woroshye burya umuntu ukomeye uri harigo nta n'uworoshye nta n'uworoshye abantu bose bakomeye banoroshye rwose biravanze turakomeye turanoroshye uyu munsi umuntu aba yakomeje yoroshye ariko turi dufite izina ry'uko dukorera Imana burya tuba dukomeye abantu bose b'Imana turakomeye turakwakire mu izina rya Yesu murakoze cyane wakwibwira abantu badukurikiye ntiriwe nkuvuga ndazi ko nitwa Timamu Jean Baptiste nshimira abo bana natwe nabo bana nawe umunsi kundi kuri mama Lionel yego harya yitwa ngo iki Eva mama Lionel tubashimire kandi tubasuhuze isengesho wasenze ndumva ari hagije watuye amagambo meza ku bantu bari bubane natwe mu kiganiro tunifuza kubasaba gukomezanya natwe no mu bindi biganiro bizaba kuko iki cyo nakizi bari bukiryoherwe kiraryoshye nibyo kiraryoshye kandi n'ubushize twakuranye ikiganiro kuri cano kirenze kimwe abantu baragukunda nkuko tumaze kubaturaho amagambo akomeye amagambo arema ndifuza ko n'ubundi tubasengera twarangiza tugakomeza tuvugira Imana dukorera Imana hano tuba turimo dukorera Imana rega tunayivugira reka dusenge ni turangiza dukomeze Imana iriho wahozeho uzahoraho tugushimiye ko uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuvuge ibyawe dusabye imbaraga muri uru rugendo umuntu wese udukurikiye umuhe kwaguka kandi natwe uduhe kwaguka turasabye kandi ngo umuntu wese ugiye gutangira iki kiganiro kugeza gishoje ugira ibintu bye utangira nawe ubisoze urakoze ndagushimiye kuri Imana ikingura ntihagire ukinga kandi n'ukinze nta muntu wagerageza gukingura niwe ufite urufunguzo rw'ibintu byose by'abantu badukurikiranye urakoze kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu amen amen Yesu abaho umugisha cyane rero uyu munsi nishimiye kubana na Timamu Jean Baptiste yewe rero nakumenye kera ariko sindi Uwiteka niwe wamenye abantu kera Uwiteka we yatumenye kera tutabaraba insoro mu nda za ba mama yewe nakumenye nkiba mu cyaro yewe naje mu mujyi nturutse mu cyaro mwe mwagize amahirwe yo kuvukira mu mujyi nubwo mwakubititse kuruta twe twavukiye ibyaro rero nkumenya ku ndirimbo zihimbaza Imana nkumenya kwivuga butumwa rikomeye biterane hanze y'igihugu Tima warakoze wakoze umurimo w'Imana n'uburakomeje waririmbye indirimbo zururutse imitima
ahagaze imbere y'abantu turaruhuka twajyaga tukumvira ku masede twa tuntu twikaraga ugashyiramo tukumva ni kasete kasete kabisa tukajya kuvumba rimwe na rimwe tukajya kuvumba abantu bari kuzicuranga za humura mwana wanjye ariko none ugeze ku rwego uri muririmba indirimbo zishimishije Imana iguha umugisha mwinshi cyane uyu munsi ndumva turi buganire ku bintu kuganira ku biki tugiye kuganira ku bantu tugiye kuganira ku bantu tugiye kuganira ku bantu ndumva ashaka ko uyu munsi turi buvuge ku bakozi b'Imana abahanuzi muri rusange abayobozi baba abapasiteri abashumba harya abapasiteri babamo ibyiciro habaho abashumba abapasiteri abaposo apotre niwe aposo ngira ngo ariko hari ikibazo nibaza wenda mbere yuko tuza kujya kurena wenda n'abadukurikiye baze kudufasha kugisubiza muri comment niba bari budukurikire neza ubundi mbere ko abapotre batari bahari n'ababishopu uretse wenda mu matorero amwe namwe nka Anglikana hari niyo yagiraga ababishopu ariko iwacu no mu yandi matorero atandukanye menshi kumva ngo uyu na apotre ko bitari biriho ubundi byaje bite ni technology nayo ku minsi igenda izagenda haza utuntu twinshi n'ubu nyuma y'uyu mwaka hazavumbuka utundi tuntu ni ku iterambere rigenda ni ku isi yubatse ndumva rero turi buganire dushingiye ku ndahiro njya numva barahira uravuze ngo twebwe iwacu abantu batazi iwacu twebwe dusengera muri ADPR dusengera mu tubarurirwa ngiye umuntu ambajije ngusengera he ntago njya mubwira ko nsengera muri ADPR mba nakishe kuko njya ahantu hose ndahasengera ahubwo nkabarurirwa mu itorero rya ADPR yego adresse yacu ni ADPR ariko twebwe dukora umurimo w'Imana ahantu hose badukinguriye nk'ubu turinginga bashehe ngo nabo badukingurira imisigiti rero badutumire tuze tuvuge imbaraga z'Imana n'umusaraba wa Yesu Kristo no bambweho ahantu hose biremewe ko twinjira tukavuga hanyuma rero ndashaka ko tuza kuganira dushingiye ku ndahiro njya numva abapasiteri barahira ngo ntituzazimya umwuka w'Imana mu ndahiro barahira nkunda ko habiyo bagiye kurahira harimo ijambo ririmo ngo ntituzazimya umwuka w'Imana iseti Imana nibyo ntibazabuza umwuka w'Imana gukomeza gukora ntibazabuza umwuka w'Imana gukomeza burya se karima kukara iyo ndahiro irimo ndabizi neza iyo ndahiro irimo cyane iyo ndahiro irimo noneho umuntu arayinyibukije ejo bundi nabwirije ahantu nayikoze ivuga butumwa ahantu Imana inkoresha ibintu bikomeye byinshi n'abantu bari aho ngaho barafashwa noneho umwe muri abo bantu bari bantu majyana uyitegeye arambwira ati ibintu wakoze rero ntabwo tukibyemera kubera iki ntitukibyemera ati rwose ibintu byo kuvuga ngo muze mbakore mu kiganza mwakira umugisha ibintu byo kwatura umugisha gwakabyati wakabije ati ibintu tubyemera tari kwegeye kuko mu ndahiro narahiye ngo sinzazimya umwuka w'Imana niyo mpamvu nagucecekesheje ariko ibintu tukibyemera ubibona ute niyo mpamvu nagutumiye ngo tubivuganeho okay mu magambo makeya igitekerezo cyanjye kuri ibyo bintu ibintu byose birwanyana cyangwa se ivuka ry'amadini atandukanye impamvu hatariho idini rimwe ryitirirwa Kristo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo itorero ry'Imana ni rimwe nta matorero y'Imana biri ariho hariho amadini magana hariho amadini ibihumbi ariko hariho itorero rimwe iri torero rero rihuriyemo n'abantu bamwe kandi baturuka mu madini atandukanye ariko kubera imyumvire n'inyungu z'abantu bamwe na bamwe niyo mpamvu yabonye abantu bamwe na bamwe bakoresha ikintu runaka mu guhanura no kubwiriza bamwe nabo bakirwanya kugira ngo abajye bakundira bari ko bagikora abandi bakundire bano ko bakirwanya ayo mpamvu abantu baje bamwe bakavuga ngo tujye twambara ibirebire abandi bavuga ati mujye mweza mwiyambariye na mini ubyumve neza impamvu rero batangiye bakubwira gutyo ngo ntago dushaka uko dukorera ba Kristo mu kiganza ngo baheshe umugisha suko mu by'ukuri utabuyobowe n'umwuka ahubwo ni ya mashyari na kwa kurwanya na kwa madini yo gushaka kugira umwihariko n'umwimerere wabo n'amabwiriza yabo bwite bagenderaho ariko mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu kuri kumwuka umwe kuko nemeza neza yuko ntago hari imyuka yera ibiri nta nubwo hariho imyuka yera umwe n'igice hariho umwuka wera w'Imana umwe umwuka n'umwe umwuka n'umwe ibi bintu abantu babyibuke hari abantu bashaka gufata uyu mwuka
bakawuremamo imyuka myinshi bati iwacu hari umwuka mwinshi uyu mwuka wacu niwo wera uretse nkubwire niba hariho umwuka bagira umukara niba hariho abagira umwuka w'ubururu ntago mizima marionete hatandukanye imyenda twambara ndetse hatandukanye n'inkweto ariko ntago umwuka w'Imana ifite amabara menshi umwuka wera numwe nabukoreraho mu buryo bumwe ni nayo mpamvu ushobora gukora ibintu uri muri Zion Temple undi akabikorera muri ADPR undi akabikorera muri Restoration Church undi akabikorera muri Catholique muri babandi bemerewe umwuka wera mu bakayisomatike siko babita harya kandi uyu mwuka akaba ari umwe n'ubwo abakoresha mu buryo butandukanye rero uwo muntu witwaza kuvuga ngo twebwe ibintu tubyemera gukora abantu mu kiganza aracyafite ikibazo cyo kurwanyana kwabo ese koko ese ubundi buraba yarasomye Bibiliya ko ivuga ko Bibiliya barayisoma ariko impamvu utamurenganya nuko bafite amabwiriza ngenderwaho ubu se Paulo ajino akavuga uburyo umwenda we yoherezaga umwenda atabonetse ngo bawizereremo bawukorereho kandi bakire Paulo aserutse imbere y'uwo muntu yakongera kandi akavuga mpamya ko atavuga kubera yuko impamvu shingiro yatuma atavuga ntago tuzi yazaje muri hedini yaba ari uwo muri hedini ubundi Paulo aramutsaje cyangwa Paulo wahoze uyu twizera uyu nguyu uvuze ushingiye no ku bandi tubwiriza abantu dushingira ku byo bavuze baraba mu yahe madini iki kibazo hari umuntu wakinsubiza ngira ngo banagarutse none baburi dini unase ubutubare baraba mu yahe madini ni ikibazo abantu bakwiye kubanza kwibaza iki kintu rya jambo ry'Imana uvuga ukavuga ngo Luka ngo Matayo ngo Paulo ngo kanaka kumubwiriza ufatiye ku byo yandikishije mu ijambo ry'Imana yari uwo muri hedini ntawe none tima biterwa n'iki kugira ngo umuntu ahangare gucecekesha umuhanuzi ari atangiye guhanura kandi akenshi umuhanuzi ashobora kuba azwi mu rusengero azwi no hanze yarwo ko ari umuhanuzi wenda yarigeze no guhanura bigasohora biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe yahanura ubona biterwa n'iki abe yahanura bakamucecekesha cyangwa bakaba bamuca cyaba bakamurwanya bamwe yakwaka n'icyangombwa cyajya no gukora umurimo w'Imana ntibakimuhe nta cyaha yakoze bataranamugenzuye ngo bavuge ngo bati turagushinja iki ngo nuko ngo ari umuhanuzi ubona biterwa n'iki urakoze kumbaza mu buryo bwiza ndashimira Imana yuko wenda nubwo biriho bigenda bigabanuka yego twebwe dutangira uno murimo ni naho wahereye uvuga byari biriho kandi byinshi iki rero bigaterwa na cya cyubahiro umuntu ashaka kwiharira na ya maturo umuntu ashaka kwikubira ubwo ngarutse inyuma navuga ngo biterwa n'inda nini nabyo kuko niba ari umupastor ufite icyubahiro ukabona Karori araje uyu Karori wacu aje ari umuhanuzi uri mubwiriza abantu bagafashwa kukurusha wa wundi aratangira avuga ngo ngewe noneho se ubumbaye uwandi akabona abantu bamukundaga bamwe na bamwe ntibakimuha ka gaciro yahabwaga noneho niho hava muko gutangira kurwanya wa muhanuzi cyane ko abenshi abakorera mu nshingano batagikoreshwa n'umwuka wera ubundi umuntu uyoborwa n'umwuka wera niwe mwana w'Imana ni nawe uvuga ukuri ko kuri ariko abakorera mu nshingano aribo bano bitwa ba pastori bitwa ba kanaka bamwe na bamwe kuko si bose na n'uyu munsi ndabizi ko hari abatarapfukamira ngo bayari n'ijambo ry'Imana niko rivuga ariko nyamwishi basige bareba umushahara bakumvira amabwiriza bakanatwara abantu mu mabwiriza batandukanye n'umuhanuzi ukoresha umwuka wera w'Imana ukoreshwa n'Imana atawe n'ikindi kintu cyari cyo cyose nta n'umushahara wunda kuri iki ubyumve neza ibi bintu bikaba impamvu ryo gutuma wa muntu umurwanya kugira ngo atakwambura icyubahiro none se tima ubu ibi bintu ntacyo bipfana ibi bintu uvuze ntacyo bipfana na kwa kundi umuntu aba ari umuhanuzi uzwi cyangwa ari umuvugabutumwa uzwi ugasanga nk'umudugudu harya ntabwo bakivuga imidugudu ugasanga itorero abarizwaho rimufata nk'umuntu utanahari kandi wenda ahandi ahinjira bakakoma mu mashyi bakamutumira bakamuha ijambo induru ikavuga noneho wamusange waba habarizwa ugasanga abayicaye inyuma muri gobyori nta n'umubaza ngo bite ibyo bintu uvuze ntacyo bipfana byo ubibona uti birapfana kubera ko muri kwa gushaka kumucisha bugufi niko navuga munyumvishirize ukavuze neza muri ya munyumvishirize hazamo no kukwicaza inyuma
yego kandi wari ukwiye kwicara imbere yego nyamara hakajyanwa imbere udakwiye no kujyayo ariko ubundi ku muntu wese wasobanukiwe ukuri kw'ijambo ry'Imana njyewe ubu ngubu ntago nyagaciro cyangwa ntago nyubaha Imana cyangwa sinyumva icyubahiro cyanjye kuko nyihawe n'umuntu yego hoya igihe cyose ugifite ikibazo ukumva icyubahiro kubera ko gihawe na mugenzi wawe nubwo byari bikwiriye ko duheshanya icyubahiro nabiravanga bo kubaha tububahe cyane kandi dushyirana imbere mu by'ubu bugingo n'uby'uru rugendo njyewe nsigaye nishyira imbere ibi bintu byumve neza mama Lionel yego nutegereza kuzashyirwa imbere ya n'abantu bazagushyira imbere ariko ejo bazagushyira n'inyuma nibyo ubyumve neza mami nibyo mu ntambara no mu rugendo rurerure tunyuramo cyangwa nanyuzemo nawe urimo gucamo mami hari imyumvire ufite utagifite kandi komoka ku gukura mu by'agakiza nibyo rero ahubwo iyi mikurire y'agakiza niyo benshi tujya tubabwira ko umuntu ari gukoramo cyangwa agenderamo bakabyumva nko kugwa ibi byumve neza ariko igihe cyose ngewe nzumva ko nagize agaciro kuko naje umudiyakoni akanjyana hariya ibyo ngibyo nta minsi uzamara bazagukunda uyu munsi ejo bakwange uyu munsi bazagufata neza bakwakira ariko ejo bakuroge niba takuroga bazamenya ko hari ibyagenze gutya bagusebye kugira ngo usubire hasi abana b'abantu kuntu duteye dushaka icyo dushingira ngo dugukubite hasi ntago wakibura nibyo ndumva uri buze no kuza kugira inama aba bantu mu kanya kubafasha gufasha aba bantu bameze bafatwa nk'abadahari kandi bahari aba bantu bafatwa nk'abadashoboye kandi bashoboye rero iki kiganiro kiraryoshye imyumvire urayivuze nibuka ko ntarajya kwiga ishuri rya Bibiliya nize imyaka mike ariko nakandagiye moto ariko ntarajyayo yewe nari nzi ko umuntu wambara ipantaro atazajya mu ijoro ari umudamu wanabona ukabacira urubanza yego nanabona abantu basutse bafite amameshe bisize ibintu ku munwa bacometse inzara nkabona n'amagini nkabona ntibazajya mu ijoro ukabona n'Imana ntibumva urugero nk'uriya mu mureba hakurya hari turi gukora ahantu hari abantu basenga nubwo batabareba yaba ari no gusenga ukumva ko Imana itamwumva ukaba batari kubangamira Imana nkabona ntiyanamunyuramo nabona nje no mu rusengero rwacu nkabona kwa Jinera Yesu nkabona n'umuntu uje gutata umudendezo w'abana b'Imana hari n'igihe babirukanaga yego cyangwa akazeruka ngakamuhereza igitambaro ngo atege akamubwira ngo kuramo amaherena n'icyo akamwambura uburenganzira bwe rero nanjye ntarajijuka cyangwa se ntaramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nari nzi ko no kwinjira mu nsengero zaba ari abantu tudahuje imyemerere ari icyaha bashobora no kunenga ariko hari igihe banadutengaga hari n'igihe banadutengaga cyangwa bakatubuza bati ntimuzasubireho hariho muhagiye muhandurira indi myuka ni imyumvire ni ya myumvire ibyo byanaterwaga wenda ukomeje no kugira ngo tutamenya ubundi bwenge twahishwe bw'agakiza tutanabona n'ikindi gikundiro tutahawe nacyo ariko cyane byabaga ari nko gushaka kwikubira ni ukwikunda kwikubira no gukeka ko twaciye cyane wamucika ukigendera abati najya hari ari bumenye ukuri yego niba muhake yanazagaruka hanyuma rero ndumva turi bufashe kandi ikiganiro turimo nicyo gufasha uyu muntu w'umuhanuzi utemererwa guhanura yego uyu muhanuzi utemererwa guhanura ndetse aho abarizwa uyu muririmbyi utemererwa kuririmba aho abarizwa ngo babe bamuha indirimbo bakajya gutumira abandi uyu muvuga butumwe utemere udahabwa mikrofone aho abarizwa bakajya gutumira abandi ahari kandi anabarusha kuvuga anabarusha kuvuga abarusha ijambo Imana yararimuhaye turi bufashe uyu muntu uzi gukora imirimo y'Imana akajya ahandi akitanga kubera ko bamuhaye umwanya ariko iwabo ntabe yahabwa ubwo bushobozi ni ukuri turi bumufashe umuntu umwe yigeze gutuma umudiyakoni ahantu aramubwira ati ariko yewe naje kwigaburo iwanyu mbona abadiyakoni kazi bambaye nabi kandi mbona nabaha imyenda bazajya bambara bakaba basa neza agiye abivuze batira kareka ibintu by'uwo muntu ntabyo dushaka ntitwamenya imbaraga akorana nazo ubwo se abyemeye mu rwego ugira ngo naho honyine komana undi muntu nawe afatwa n'umwuka wo kumva azajya adekora urusengero yadekora urusengero ukwezi kumwe akaza agahindura design
haboneka umwuka uvuga ko impamvu batagifashwa ngo biriya bintu adekora ngo aba arimo izindi mbaraga ngo yaratumwe bituma kutemerwa aho asengera abireka ajya kudekora mu yandi matorero ni ukuvuga ngo iwabo baramwanze kandi ari ibintu ahatwa n'Imana ajya hanze akizanira ubizo dekorasiyo azikora mu yandi matorero. Yego, ndumva nshaka kuza turaza kuvuga ku batuvuyemo. Yego, batuvuyemo bafite impamvu. Yego, ntago bapfuye kugenda. Nibyo, ntabwo bapfuye kugenda kuko ntibaguye. Ikimenyetso cyo bagiye bafite nuko bakomeje umurimo. Bakomeje umurimo. Bakomeje umurimo. Bakomeje umurimo. Nubwo batuvuyemo, nubwo bagiye. Yego, ariko bakomeje umurimo. Kandi aba bantu ndakwibutsa ko bari muri bya torero rimwe ry'ibanga ritamenywa n'ubuntu rizwi na Kristo Yesu. Yego, ese ubu ngubu reka ibi bintu ndi kuvuga biranababaje. Kumva wabone biza ntiwabone bigenda. Kumva umuntu abura agaciro akagucika kandi aho hagiye ukumva arimo arakora ibintu bikomeye. Oya, agakora n'ibirenze ibyo ukora. Nabyo byongereho. Yego, agakora n'ibirenze ibyo ukora. Ese uyu muntu uko yagucitse ubundi warahombye. Yani magambo warahombye. Wahombye umuntu, uhomba n'abantu, uhomba n'umwuka wera, uhomba n'ijambo, uhomba n'amafaranga, uhomba n'ubwenge. Kuko hari n'abagiye bazira ubwenge bafite. Nta n'ikindi kintu azize, tuve no kuby'abahanuzi. Kubera ubwenge akoresha ku rusengero. Aho kugira babumonemo ya mpano, bamushyigikire yaguke. Twibutsa abantu ko impamvu yo kubivuga ni ukugira ngo dukumire ibitaraba. Ribu nigi bivuga neza kavuga ngo dukumire icyaha mbere yuko gikorwa. Natwe reka dukumire rwose aba bantu bari bagiye kuva mu rusengero bakigera handi bazira ubwenge, bazira impano, bazira ijambo, bazira umwuka wera, bazira ubuhanuzi. Yego, bazira ubusirimu. Hari n'abazira ubusirimu, hari n'abaziza ubusirimu bakamuziza ko yambara neza cyangwa atwara imodoka nziza. Aba bantu reka dukumire iki cyaha, dukumirize ibi bihombo biba mu matorero y'itaraba. Birambabaza iyo mbonye insengero zuzuye mu Rwanda z'abantu bavuye muri ADPR nziza zirutizi wacu. Kandi abantu baragiye bayobora icyumba cy'amasengesho barwanwa kubera umwuka wera barimo n'igikundiro bafite ku bantu. Kandi Imana yahaye umuntu igikundiro mama, nta muntu wakimwambura. Ntabwo wakimwambura mu Imana yavuze. Mami ntureba ushaka kujyara abantu bakagutera amabuye, ariko igikundiro Imana yaguhaye gumana nacyo ntibagitereboye. Umugishi wagitereboye gute? Kibuye ni haleluya, cyo ntabwo ibuye rigeraho. Ndafashije umva, ntabwo ibuye rigeraho. Ndashaka kugusobanurira. Ngiye buriya hari ikintu abantu batazi, ariko experience mu bintu ni nziza pe. Niyo abantu bagutera amabuye bakakujugutira imijugujugu bakakuvuga ukuntu bashaka. Igikundiro cy'Imana kikagumana nawe, Imana ikagumana nawe, wanarangiza n'umugisha Imana yakugeneye ukagumana nawe. Ndiyo. Ubundi reka nkubwire mami, ufite ibigutera ubwoba nonaha. Hari n'umuntu dukurikiye ufite ibimutera ubwoba nonaha. Niwe twatumwe. Ariko ibi bintu bigutera ubwoba nonaha ubirwanyira hare kandi arakomeje kukurengera cyane. Ndabizi kuzanyura mu masegonda cyangwa mu masaha cyangwa mu minsi cyangwa mu myaka cyangwa mu mezi, ariko hariyo n'umunsi ibi bintu bakurwanyirizaho yabinzira itumumenyeka cyane. Nk'ubu nzi abacuranzi baba mu nsengero ndetse babahanga ndetse banakodeshwa hanze pe bakabishyura n'amafaranga menshi, ariko hagera mu rusengero wabo agaca bugufiya yemererwa no gufata ku byuma byabo. Ibyo mbwibyo agiye w'amaso yanjye arabibona. Yewe ubundi marionere mvuga ibintu nabonye, se mvuga ibyo natekereje. Ngiye mvuga ibyo mpagazeho. Ubu nubwo ubona ndi mugufi ndecanya, mvuga ibintu mpagazeho nasubiramo. Ngiye nagiye mbona abacuranzi mu rusengero badahabwa umwanya, ahubwo ukabona bararenze bagiye gukodesha barakodeshejwe ahandi cyangwa bakodesheje babandi barabaretse. Kandi wicaye gutya uzi gukira igitinanga ahandi bakubona bati turaguhangaha. Ese uyu muntu niwe numva dushaka twamutumweho. Uyu muntu wifasha ubundi uzafate topic ivuga ngo twamutumweho, ihora ibaho, tujye dora tubatumwaho twamutumwe. Umva Imana igumugisha kuri Eva Marioneri twamutumweho. Ni ikiganiro kigomba kujya kigaruka kikabamo sije zitandukanye. Twagutumweho tubwo tukaza tugeze muri twagutumweho. Twagutumweho kandi iri jambo rikubamo ushobora kuba arimo hamagara uhishe muri wowe utabizi. Wabatumweho ntabyuzi. Oya mise mbyumvamo. Aba rero nabona batumweho kandi no gutumwa kwawe bizarwanywa.
biranarwangwa hari numva wapfa ntago dushaka kuba abantu bose batwishimiye umuntu abone yambaye agasa nk'aka gahenze urabona haka gasa kuze ukuntu gahenze ni muri cya gikundiro ntago ari ukubera yamabuye ni igikundiro imari barakwihereye ibuye naryo rivamo igikundiro rivamo igikundiro aba bantu reka mvuge ngo baba bakeneye n'umuvugizi ariko uzi ko hari umuntu abura n'umuvugizi akabigenderamo none wamukura yese uyu mucuranzi turi kuvugira ntabwo afite hano kuza kwivugira yewe ndababara iyo mbona bakodesheje umucuranzi nzi korari imwe muri uyu mujyi wa Kigali yigeze gukodesha umucuranzi ibizi neza ko uwo mucuranzi anywa isigara hoya none se abo bacuranga ibyo ngibyo birenga umwisigara ubwo n'umwana mwiza arakijijwe yarabatuwe ari nabo babyutsa ku nkome batihangana uzucurange umwingingo ukamuha n'amafaranga kandi mu rusengero hari ucuranga ufite umuhamagaro unitanga ako wabyihoreye urumva unitanga nge nigeze guha korosova suyizi ndayizi korosova aryoha n'umuziki ukaremera ukafasha ibyuma kuyungura neza ndayizi noneho hantu kuko nari mpafite ijambo icyo gihe nari nkiri mfite udufaranga nigira Dubai ndimo ngenda nzamuka nujuje n'akazu kanjye yego ndakazi nako umuperezida umwe wa korari aravuga ati ntago korosova tuzayemera kubereye mpamvu ngo arumva ashaka kuza ngo aziko nshaka kuza perezida n'abaririmbyi bakwikundira kubera ukuntu bafasha ubasapotinga impande n'impande yabona cya gikundiro nibyo bya bindi twahereyemo turimo tugenda duhuza kugira babyumve neza abati iyi korosova neza bakajya amakuru kumva ibintu bihindutse hakaza amatora nazi uyu muntu bazamutora noneho ngombwa ko yanga nese nene yiguze nayikuye Dubai ibihumbi byanjye 300 arayanga nsubiza ku isoko ndigurishiriza ndabihorera ariko ntago Imana yabuze ntago yanyima umugisha w'icyo ni nagambiriye ntago yakwirengagiza ko nagiye kuyigura naje kuyicuruza ntago yakwirengagiza ko nayizanye mu ndege mu gikapu cyanjye narise kuzana izindi mari ibyo bintu rari Imana irabizirikana abantu bagiye banabyibuka muri twabatumweho niyo message twabageneye uno munsi kandi nkamya neza yuko umuntu uri bubane natwe kuri Eva Mama Lionel banakore subscribe basharinge hirya no hino ni ugikunda kuvuga neza ngo umuntu agira ishyari akagira umushiha ku rugero akwima no gukanda n'urutoki gusa cyonyine gukoraho gusa umutima ugatunguka mu rutoki yegora ukagera mu rutoki akaba ataguha igiceri cy'amafaranga akaba ataguha amazi yo kunywa akanwa no gukandaho basi reka kunyumva kubera ko nkubangamiye ejo bundi hari umuntu wavuze muri commentaire ngo muterize semi ntago bazabura twebwe twarabimenyereye twabyakiriye babuze ukora ikimenyetso cy'uko ukora nuko abo baboneka oya n'imbaraga z'izina nuko ubundi abantu batagomba kukumva neza bose cyane aho mba mbyumva ko Uwiteka nanzamuye cyane wazanye beno magambo mba numva ko Uwiteka kumbisemo kandi baje bakomeza bazandika ngenda bikundi bazandika kandi burya banakweretse ubumuga afite kugira ngo umuvure umufashe burya bafite ubumuga kandi naha tubafashe kandi ntanuga abantu bose bakorera Imana rega hari n'abakorera Satani cyane biterwa ntaga abantu bose bazavuga neza abantu biterwa naho uje uturutse biterwa naho uje nubona ikiganiro cyo kuryoheye ukanda subscribe nese ubundi reka nkubwira abantu batinyira iki comment imbi kandi Yesu aramuteye imisumari mu biganza ubusa umusimari wo mu kiganza na comment igikomeye niki mu bantu twatumweho rero mu bantu twatumweho urumva harimo kote y'abahanuzi harimo y'abacuranzi harimo y'abavuga butumwa abakozi b'Imana bo muri urwo harimo y'abakire abasirimu bambara neza bari bambaraga nabi bakennye babona ubushobozi batangira kwambara neza bakabita ko baguye gutandukanya ubusirimu n'ubwibone bagakiza baragataye kuko basigaye bambara neza gutandukanya ubusirimu n'ubwibone ntago abantu bamwe binjije babizi injiji nimenya ko umuntu yasirimutse ibona yibonye kandi yumva witeye parufu ukumvura munukira nanjye rega nkiri umureza rigiye byambayeho njya gusengera mu itorero rimwe ry'abasirimu kandi ubwo banyubashe basiko ndi umuntu w'umustari banyicazana muri VIP hari abakire koko hamwe nyiranyine ukumva harahumura kabisa navuye mvuga inti mbega Satani we noneho uziko hari igihe cyageze bakayabanga amavuta abantu bisiga ngava mu mpinja ngo zapfuye ubutumwa bakajya bakira umuntu mikrofone y'amavuga ngo ari amavuta ngo ava mu mpinja basika n'iki cyose wakumenya kubigenzura ngo babone ko ari ibintu bipfuye hanyuma wa muntu wicaranye ijambo ahangaha ryakiza abantu ntamenye guhabwa umwanya n'ukuri nyamara twabatumweho ugasanga umuntu yicaranye impano mu rusengero w'ubudiyakoni n'ubudiyakonikazi
aranazinduka agatunganya tuwarete abandi bazitinye agakoropa agapfuragura ibyatsi bareba bakabona ashobora kuba ari umurozi bakamwicaza bati n'undi munsi ntuzongere. Yego. Aba bantu twabatumwa kuko tugiye gusoza tubaha pole. Yego. Tugiye gusoza. Nino tugiye gukorotirira. Tuyutsa ko ari episode tuzagenda muri twabatumweho uzajya ugenda ubabyezaho ibintu byinshi tumwaho kuko ufite ubutumwa bwinshi. Cyane bwinshi. Kandi natwe turabufite hari nabandi babufite. Oya barahari tuzaje. Muri twabatumweho kuri Eva Mama Lionel. Yego. Dusaba abantu gusharinga ndetse no kora like na comment yaba nziza cyangwa mbi turayakira kuko iyo comment ni umusumari watewe Yesu mu kiganza. Oya turanivangura. Ibyo nta nikibazo. Yaba wayobye n'utarayobye. Mwese muhanure turivangure. Aha. Muri yo twabatumweho rero niho twarumbwiye ngo turakurotira tuza gufasha abo bantu b'inzego zitandukanye ariko none dusaba abantu dukumira yego cya gihombo mu itorero mugiye kugira. Iki gihombo icyo gihombo mwakirinze kubera iki ushaka guhomba uyu muntu w'Imana kuki uhombye umuntu kubera ko umuziza ko yahoza akennye aho atangiye gusirimukira yambara neza ugiye kubimuziza koko ubusukwiye kuziza umuntu yuko yitanga cyane arota zigasohora ukwiye kuziza umuntu yuko yerekwa ubusu uyu muntu kwiye kumuziza yuko ari wa muntu w'umukene ese wari uzi neza yuko hasigaye hari abakire baroga ukarebera umuntu mu mwambaro w'ubukene ukamwita umurozi kandi nyamara ntago ari umurozi urimo uramurenganya nibihe bibarimo gusa nabi yego nibihe ibi bihe bizahinduka byibirindure bigaruka se neza nawe wasaga neza use nabi ndiyo birahinduka ushatse wakwitonda biraturanye kire n'ubukene biraturanye biraho hafi ubukode n'inzu biraturanye kugenda n'amaguru no gutunga imodoka biraturanye ariko reka tugira inama uyu muntu ushombye gabanya ishyari icyubero ni icy'Imana nubwo natwe tugikwiriye uburyo Imana yakigabanije muri twebwe byihanganire niba hari umuntu Imana ihaye icyubahiro ihagurukije wimurwanya ahubwo ashyigikira uyu muhamagaro shyigikira amavuta afite ubundi ubigenzure bigenzuza umwuka wera n'ubigenzuzureho ishyari wibigenzuza igitugu wibigenzuza ishyari n'ubutindi bwawe wibigenzuza ubukene bwawe wibigenzuza inzara n'umushiha wibigenzura za kamere zawe zipfa kubera Kristo gusa nawe ntago uriho kubera Kristo uruwera imbere y'Imana kubera Kristo we ntago wakwera ku bwawe ibi bintu rero dushingiraho twita abantu abanyabyaha dusubiza bene data inyuma tubarwanya tubatenguha ibuka neza yuko Kristo wenyine ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ngo atamujyanye nibyo umuntu umva zijyana nushaka uba ufite imodoka ihenze bingana iki nushaka ubutunzi indege mu kirere nushaka uburara muri etaje ya 80 yego ntago uzamugera atakujyanye ndiyo hanyuma rero twerekeza ku musozo turagira ngo tubwire none muntu ushombye aba bantu wagize amahirwe hari amahirwe wambaye kireze ntamenya ko abandi baramukeneye baramubuze yego abandi barakode uzabahimbye ibindirimbo twagiye dutakaza hari amakora arakenera abayandikira ugasanga korari y'abantu 100 nta muntu w'umuhimbye igira uzababozi b'ibyumba twahombye bakaba bahawe uzi indirimbo turyamanye uza amatitire yacu bacinyangije none wasuzi uza abantu ngo batoza ngo amakorari ngo bafite ngo bazi kuyagorora mukodesha mwa makorari imwe mujugunya amafaranga kandi munakennye mukeneye ibindi bintu ntabyo mugira kandi mufite muri mwe wabatoza mukanga kubera ishyari mukanga kugira ngo atagumya ngo gatazamuka ngo batakumukunda reba si umuririmbyi azamutse afite ijwi ryiza yego ko mama aje afite ijwi ryiza ku buryo yakwantona abantu bati wi oya yantonye rimwe abantu bose barasara uhita umwicaza uraboti nkukubise hasi ariko rari mu mutwe ni nk'ikintu bagukubita mu mutwe ni nk'uruntu bagukubita mu mutwe ku buryo utazongera no gutinyuka ufata mikrofone uvuga ngo uremera ukajya kugira ngo utindane nabo uremera ukigira inzanga oyi uraceceka nuwakajya imbere ku murongo akajya inyuma ese uzi ko tuvuye no kuraba amajwi hari n'abazira uko bateye nuko baremwe yabateye neza ugasanga bagahora bamureba yanatambuka agiye gutura ngo nubwibone naronzi bahagaritse mu minsi ishize ngo bamuziza ngo arambara imyenda ngo yo kuri tayi ngo ntago bayishaka kubera ko ateye neza sambani ngo utiyanga mama we oya nyine bashaka ko yambara ibintu bidatuma agaragaza uko neza
ubwo si uwo mwana azahaguma noneho jewe nzi umumama bakoreye ihohotera baramubwira barabesha si ko ateye afite ibintu yambara bamusigaza muri biro bati ibyo bintu wambara umumama arangije ahita yambara ubusa imbere yabo munyereke ibintu nambara uwo mumama aje kunganyira ari raboroga ati nsengera umutima urenda guturika ese bigenze gute mu bye ati giye maze iminsi ifite intambara nakorari yarampagaritse ngo mfite ibintu nambara bigera mu itorero ubwo bamuregaga bya bibuno rero bimwe byajuba nabitsiritse byo gatsindwa by'abatangira tuzabishyira mu kiganiro cyo kunyurwa noneho nabo tuzabatumwaho ababambara abatumwa babyambara noneho agera mu nama nyobozi bati ikintu tugutumiriye ibyo bintu wambara yahise yiyambura ikanzu ashyira hasi ati ndashaka ko munyereka ibintu nambaye barajomwa bamwe baramwaragurika basohoka birukanka arangije asanga undi ati mvura ndakomeretse ese ukomeretse utarambwira ndangije nuko hariho n'abakomerekejwe n'ababeshera abandi batumva aratwitatanye ndamezi 8 kandi nta yafite bikarangira ahubwo bamuteye n'umwaka akabura urubyaro bigatuma acika mu rusengero kubera ko arusanzemo abantu babi none muri twabatumweho turagira ngo dusoze tugira aba bantu inama bafite izo ntambara mwigenda ugaye imfura ziwabo bucyayimuka umugani si ubwa mbere wumvise ugaya imfura ziwabo bucyayimuka no mugani nshaka gucira aba bantu barimo bakubitirwa ugaya imfura ziwabo bucyayimuka kakantu bakumve neza uyu mugani ugaya imfura ziwabo bucyayimuka uyu no mugani nciriye abantu barimo bagenda aho ngaho ukira aho ngaho tuni no ku musozo tunibutsa abantu yuko hari ni episode nuko twanze kubarambira ariko muri twabatumweho turaza gukomeza dushyiramo n'ibyindi byiciro yego ariko nibutse abapastori uvuze uwo mugani mitambyibuka abapastori bajya birukanwa yego se bakamuvana ku mudugudu wari mwiza bakubitishano hirya iriyo yego azize iki kugaya imfura ziwabo ndabazi batamara n'iminsi 2 bakuzana uyu munsi kaza wigize umuntu wa danje ugatangira kugaya imfura ziwanya aho ngaho naho rero dushoreje hamwe ugume kuri iyo ntebe Uwiteka azagutabara nagira ngo rero dusoze usengera abantu bari badukurikiranye ubasabira ariko sinatuma usenga ntago ari njye usenga niwe uri busenge ahubwo wenda dusoza baha adresse yawe ntago ari ngombwa nibanyarukire ku Gihozo TV irahita iboneka adresse yego ku Gihozo TV dushobora no kuza gupiningama umunsi gatoya yego hanyuma mbisabira akantu kamwe mu by'ukuri insengero zisigaye zikomeye ni channel iyikoreshwa neza yego ibi bintu abantu babyumva Mama Lionel bishobora kukugora kumubona ariko afite Eva Mama Lionel abonekaho umunsi ku wundi ibiganiro bitandukanye musapotinge mushyigikire wakajuka mu icyo 1000 cyangwa 2 cyangwa 5 cyangwa miliyoni cyangwa iki mushyirireho urutoki umukorere subscribe umusharinge hirya no hino umukorere comment ubane nawo umunsi kundi uko ikiganiro ubonye uploadinze umurebe uzamuteye inkunga ikomeye reka nsoze rero mbashimira abana nawo umunsi ku wundi kandi twabwira ko ari episode mana tugushimira abantu bose badukurikiye kuboko kuwiteka kubabeho iri sengesho dusenze nirikurikirana aba bantu babuwe agaciro kandi bagafite iri sengesho dusenze rikurikirana bari bagiye kugenda kubera guhunga intambara ukuboko kwe kwiza kubabeho ubambika imbaraga aho bari iri sengesho rigarura abazimiye bafashe umwanzuro wo gusengera mu byumba byabo no kuri YouTube iri sengesho rigende rikurikirana bivumbuye bavuze bati no gucuranga turabiretse iri sengesho rigarura abacitse mu sengero kubera impano zabo zigenda zibarya zidakora niribagaruri turagushimiye ko ubikoze Mana mu izina rya Yesu amen amen